reka turebe no mpitemo nagaragaza ibyo niba mukuyemo niyo umuntu iyo ataye ikintu noneho ntabwo agira reka Hello guys, bimeze mutese ibintu n'uburyohe cyangwa se bimeze biti banje kubasuhuza mwese aho muherereye abari mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba aho muherereye hose muri kino cy'u Rwanda ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu n'abari mu mahanga abadiaspora bashuti bacu aho muherereye hose namwe mwabizi ko tukundana turi inshuti zanyu mu inshuti zacu Imana ibamugisha namwe mwese murabona hano ni James and Oliver babakunda cyane turashaka kongera kubataramira nanone hagashya ahantu hagakongoka mubizi ko iyo hakongotse agomba guhira rimwe n'ubundi sibyo guys mumeze neza ariko natwe tumeze neza turashima Imana ahantu ngiye kuhakora utuntu tumeze ukundi kuntu ngiye kubavangiramo icyo bisi iki uburyohe gusa nta n'ikindi kuko ahantu hagiye guhira rimwe tugiye kureba ese abano bantu bo mu mihanda bimeze bite hagati aho ngo haragaragara gute gusa mbabwire Frank agiye gukorara babwire Frank agiye gukora kuko ino Frank igiye kubera hano ko nanjye ndabisinzi pe niba tankandagira mu ijosi bakankandagira mu ijosi simbi man baraza kunkandagira mu ijosi biri seripe kuko akantu ugiye gukora ni akantu ka danger tugiye kureba mu mihanda ese abantu biba bimeze biti kwa ko nishobora gutanga amafaranga nkijijisha ngagira gutyo umuntu akaturagura ese yayaguha cyangwa ngo no kuyagwasha no kuguha imigita ahubwo urebye nabi ibintu ndashaka kubikora ndashaka kugira ngo ndebe uko byifashe kuko guys ikintu shad ndashaka tujye tuba abanyakuri umuntu wenda nimba ataye ikintu mubona shobora guta ikintu ku ruhande umuntu akakibona akatagikandagira nk'amafaranga akatakandagira nakubwire ngo wa muntu utaye amafaranga reka abantu benshi twarahindutse mu mitima twabaye ingona ugasanga nta nyinyakweretse kandi ugasanga disi niyo wifitiye ugiye kujyana mu muryango ari wenda bagiye kwirira ariyo bagiye kurarira ugasanga umuntu ahise akandagira akayakwima ndashaka se ndebe ni n'amafaranga abantu bakayatura barayama ese ni nababona biraza kugenda gute nicyo kintu ushaka kugira ndebe kuntu bimeze umuntu nimba ushaka guta amafaranga akaba yaguhereza guys sinjizeye kabisa ariko mumbabare mube hafi bashobora kunga imigiti kandi amafaranga ari nayanjye nibyo ngiye gukora ari abantu bajya babikora gutyo ugasanga byo rwose kuko impamvu ngiye gukora kino kintu ejo byabayeho ndimo kugenda kandi none ari n'inshuti ari abantu babiri umwe ata amafaranga akoze mu mufuka mugenzi yari asigaye inyuma arabibona ntiyagiye ikintu na kimwe mubwira ndabafise ko turagwe sinzi ko nari kumwe ndavuga ko wahaye amafaranga uri umuntu ko ayataye ngo yacicika mwihorere ngo mwihorere mbona ahubwo bibaye namwe siko nahise ngenda nkamubwira umuntu ngo dorutaye amafaranga yawe ahubwo umuntu ahita ndakada ngo bimubwire iki n'iki kandi bibazi ni inshuti guys ibazi inshuti yawe kabisa ko bata nk'amafaranga hasi akaturagura naguhereza guys ibyo murabizi ko ntago nge nabikunze navuze reka nze nkore kano kantu ndebe se koko ibi bintu bimeze bite ubundi ibi bintu biragaragara gute muri bagenzi bacu mu nshuti zacu biba bimeze bite reka tujye tuba inyangamugayo umuntu ntati ikintu mubwiye rwose wa muntu utamafu nimba n'amafoto cyangwa utaye telefone urugero akira telefone yawe nanjye navuze nashobora wenda ngiye umuntu uri buyate ndi buyate akayaturagura ndahita nanamuheza ariko arigiye wishyura mugaterana n'intambara guys mube hafi reka mureke turebe ukuntu bigiye kugenda ubundi ahantu wahire rimwe ubundi papa Bukan saja dengan, guys, guys. Nese rana yawe. Nese ko yatira no kugenda bihuriye he nabyo. Na yawe. Nese avuga ko yawe.
Wana yawe sitambe. Ariko nta zina ryanditse. None se urana yawe njye na nyafite n'umufuka. Muwe munoki njye mitabona ndashaka. Ese utube kutabonye se? Neza n'umwana. Oya se urimo ashaka kumujyana he? Nese ayanditse. Nese nara yawe se? Nese nta rihoma. Akuzikubita nta mwana kabitasi. Nimwe amafaranga. Niba cyamukuyemo rero bazanye reka turebe. No mitemo nagaragaza ibyo. Niba cyamukuyemo Nene munato yeta ikintu none naga agira. Aya reka turebe. Kana ibintu byarafite. Papa yabariye wa. Aya reka turebe ntabwo yabariye aho. Nunze buyabika amafaranga. N'abayabitse kana. Ayabika. Aya mafaranga abana cyagutse mu mufuka bivuga none. Noneho batse nago babaye ku mufuka. Wajya twigenda. Ahubwo yarananyirengeza ahubwo. Nindeba nabi. Ahubwo n'inzu bizaza aho baze. Reka reka. Kubu nabwo sinumbona. Kubu nabwo sinumbona nabwo bibaye danda. Natwereka ahubwo. Oya cyokora buri umwe wese wakinnye abagenewe igihumbi. Buri umwe wakinnye abagenewe igihumbi. Buri umwe yakinnye. Turimo turagerageza kureba. Urumva abantu mu Rwanda bashobora kuba trust umuntu ataye amafaranga ari umunyamahanga akayata ku kibuga cy'indege. Ese umunyarwanda yabasha kuyamuha? Byabasha kuyamuha. Byaterwa n'aho yatoye. Amafaranga ntabwo yapfa muri cyabo biterwa n'icyo ariko amafaranga byo musubiza ariko icyo ngicyo cyo urabona ko kigutsinze kiragutsinze kiramutsinze ariko nanaga ko munaye karimukaniye cyangwa aramugigiye amafaranga sibyo ushobora guta ikindi kintu ariko buri ikintu batajya bapfa guhita basubiza amafaranga nabibonye man. ntabwo bahita babibonye. Ejo bundi mutipe bari babiri. Kandi ari n'inshuti man. Mutipe ata inuzi kiboro kize mu mafaranga. Abara kujya ngemba nabibonye ukuntu byarangiye ubwo ngo mutipe ramudeba man kuta amafaranga yawe amafaranga. ariko karagutsinze noneho hari umutipe aragigiye James ngubona kuri kudukamera agata abantu wese ko yaranirukanse aciye hano uri warugaruka Abunda nawe no kunyirenzaho. kugarukira yewe wiruka Nyirenzo ndeba nabi biri. amafaranga bavana ikintu cyatsi amafaranga ntunashobora kuyatanga kuri turi kumwe abafana akayatwara wenda nkaza kumugurira amakanu ariko ntamubwiye ko ari njye wayatoye none se amafaranga byo bibaho umuntu aba yayabariye niba ari na test izo ngizo aho muri buyisange uhaki niba ari na test tutegereze ture nimutegereze uri bute amafaranga cyakora hari abamama baba bafite umutima cyakora ari umugabo nimushaka mutestingire namutestingire ku muntu w'umunyamapeta mukeka yuko ari umuntu muzi nyine afite amafaranga muti noti ya 5 gutya nayitora akaza kuyibangota ya mafaranga murakoze mana reka tugende ku bandi ariko murakoze kabisa ariko ibintu byakunda ureke tugire umuntu tutegereze turebe ko tubona abantu bashobora gusubiza aya mafaranga mutange peace Trophy Pro